umuhanzi The Ben yongeye gukora agashya mu gihugu cya Uganda, dore yuko hano bamwita umwana wawo cyangwa se n'abakahita iwabo, dore yuko ari igihugu yavukiyemo ndetse abaturage baho bakaba bamukunda ku rwego ruhagije cyane rwose. Ni igitaramo cy'amateka yarayakoze, ariko rero ni igitaramo yabonetsemo atunguranye ku rubyiniro, cyari igitaramo cy'umuhanzi kazi Sheebah Karungi ubwo yakoraga concert, ndetse agaruka ashima cyangwa avuga ko igihe cyari gishize, dore yuko Sheebah Karungi amaze igihe adakora umuziki kubera yuko yabyaye ndetse yari ari mu kiruhuko cyo kubyara, ndetse amaze igihe kirekire atagaragara. Rero umuhanzi The Ben yagaragaye atungura abantu benshi cyane, ndetse ku rubyiniro atangira azaririmba, benshi bavuga bati oh wow, The Ben se kumbi ari mu gihugu cya Uganda. So rero ni igitaramo abantu benshi bishimiye, ni igitaramo cyagaragayemo na mama wa Sheebah Karungi ndetse nawe wari wakitabiriye. Rero ariko ikintu cyatangaje abantu cyangwa se n'isaha abantu bakomeje kuvugaho ni uburyo umufana wa The Ben cyangwa se umuntu ukunda The Ben ku rwego navuga ko ruhanitse yazamutse kuri stage, ndetse afite igifurumba cy'amafaranga nk'uko ngira ngo ugende ubibona muri video. Yazamutse afite amafaranga, ariko aba bounce baramwitambika bamubuza kuyaha The Ben. The Ben nawe yari mu kugenda aririmba agenda akata, ariko ntabwo avuga yuko uyu mufana atanamubonye, kuko uyu mufana The Ben yamubonye, ahubwo The Ben nawe ntiyabyitaho. Abisha bakomeza kuvuga bati The Ben amaze gukira ku rwego rw'uko umufana ashobora kumuha amafaranga akayanga. Abandi bati ariko The Ben ashobora kuba atabibonye, abandi bati The Ben yirengagije, ndetse umufana aba bounce bamufashe kandi bamufashe The Ben arimo kureba, ndetse ni ibintu byakomeje kugenda bibabaza abantu benshi cyane kuri social media, bavuga bati gute The Ben umufana amukunda amuha amafaranga akayanga, ese niki yikanzemo? Abandi bati The Ben wasanga atabibonye. Ese wewe uri mu kureba ino video, wowe ureba ino video kuko The Ben urona amafaranga yabonye akayanga, cyangwa The Ben ni kwa kundi umuhanzi wagenda aririmba ariko atitaye ku bindi bintu byose, ahubwo arimo kugenda ashimisha abafana? Hari bimwe mu binyamakuru byo muri Uganda byakomeje kugenda bitangaza biti uyu mufana we rwose yatashye babaye, ndetse n'iyi saha aracyarira. Hari abatariko The Ben baje kuganira nabo akiva kuri stage, avuga yuko agomba gukora buryo ki bwose agashaka uriya mufana, ndetse akaba yamusaba imbabazi ati kuko ntabwo yigeze abona yuko uyu mufana yaje kuri stage aje kumuha amafaranga. N'ubwo bwose abenshi bagiye bashyira commentaire bavuga bati The Ben yirengagije no mufana, ariko The Ben we yaje kubishyiraho umucyo, aravuga ngo ntabwo yigeze abona no mufana, ndetse nta nubwo umufana yamuha impano yari yose nganga, kuko abenshi bazi The Ben bavuga yuko The Ben ari umwe mu bantu bakunda abafana be by'umwihariko, ndetse adapfa kwirengagiza umufana we. Ati rero nta mpamvu yuko The Ben yaba yabonye umufana ndetse byongeyeho aje kumuha amafaranga, ndetse ngo The Ben ayange. Abandi bati The Ben ni ukwirengagiza, ashobora kuba yamwirengagije, wenda akeka yuko ayo mafaranga haba hari ibindi bintu. Ati kuba The Ben ni umuntu usenga, ati ni umuntu uba cyane mu bintu by'Imana, ati wenda cyane ngo ushobora no kumuha amafaranga cyangwa se wamuha impano y'amafaranga akaba yayafata. Ngayo nguko wowe wabonye iyi video niki urimo kubona? Ese uko The Ben amafaranga yaba yayanze cyangwa ntabwo yabonye? Cyase muri comment utubwire uko ubibona, cyangwa utubwire uko wabyakiriye. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yanyu Tahatib Words. Kora comment utubwire icyo ubonye, yayanze cyangwa ntago yabonye. Ciao ciao, hasta la vista, hasta la manyanya, turabakunda.